ndabasuje cyane, nitwa Harerimana Theophile, yicano yitwa Ndabakunda TV. Isomo ry'ubushize twize intera zifatanyije, intera zigira muri 7 mbereka uburyo uva ku inota ukajya kurindi ritarikurikiye kugira ngo umenyere gusona amanota atandukanye. Mbasezeranya ko ubutatuziga kuri dufa cyangwa se urufunguzo rwa fa. Twari twarubonye abantu barebye channel yindi yacu yitwa Theo UPS and Music, twaruvuzeho. Ariko impamvu hariho channel zombi nuko imyitozo tubona iba itandukanye. Niba tuvuze twize urufunguzo rwa fa kare kuri iriya channel yindi, bisobanuye ko hangaha abo turi kumwe kuri iyi channel batagize amahirwe yo kureba iyo yindi cyangwa se banazirebye zombi, nabyo nta kibazo kuko birashoboka. Icyo bigufasha nuko ubona imyitozo myinshi ihagije. Nk'ubu ngubu iyi ngiyi abantu batayibashe kuyibona, mugiye kuyibona, ariko no mu gitabo turi kwifashishe indi itandukanye niyo twe twabonye nanone kugira ngo tubone imyitozo myinshi ihagije. Urufunguzo rwa fa rero ndimo mbabwira, ndashaka ko nkuko nabibwiye bagenzi banyu kare cyangwa se nkuko twabigarutseho hano mu ishuri mbere, nuko nshaka ko urufunguzo rwa fa turuvaho twumvise neza aho rutandukaniye n'izindi mfunguzo. Nababwiye ko tuzibanda cyane ku mfunguzo ebyiri, ariyo credo solo cyangwa urufunguzo rwa solo tumaze iminsi twiga. Nkongera nanone mbabwira ko tuziga n'urunguru rwa fa. Urufunguzo rwa fa narwo tugomba kurwibandaho kugira ngo ubutaha nituzana imyitozo tuzazane imyitozo irimo urufunguzo rwa solo, irimo nanone kandi urufunguzo rwa fa icyarimwe. Ubwo tuzaca porte ebyiri, hanyuma izo porte zombi tuzikoresha tugerageze no kureba ese mu baririmbyi iyo bamwe baririmbye alto, soprano, abandi bakaririmba tenor na bass, byagenze bite. Izi mfunguzo zirifashishwa cyane. Ntabarambiye twihuse, ndagira ngo mbabwire yuko urufunguzo rwa solo n'urufunguzo rwa fa n'izindi mfunguzo urebye icyo biba bije gukora kuri porte ni ikintu kimwe. Uti ni ikihe? Ubundi urufunguzo rwa rwose kandi tubaze twumve ese urufunguzo ni iki, rumaze iki, rukora iki. Urufunguzo nababwiye ko ni ikimenyetso gishyirwa kuri muhundwa nota cyangwa se kuri porte. Muhundwa nota ni porte ni kimwe, ni ikimenyetso gishyirwa kuri porte, niko wanabivuga ubishatse, aho icyo kimenyetso gifungurirwa amanota yose ari kuri uwo murongo agafata akitiranwa n'urwo rufunguzo, agafata izina ry'urwo rufunguzo. Urugero, hano dufite clé de fa. Clé de fa ni igihese gutya, muri kubibona iki kintu kihese gutya uko nguko ni rwo rufunguzo rwa fa. Tuno tudomo tubiri turerekana aho rufungurirwa, ruvuga ngo urwihese gutya rugafungurirwa hano kuri uyu murongo. Niba mwumvise neza definition y'urufunguzo, mwamaze kubona yuko amanota yose araba ari ahangaha ari bwitwe iri zina, ari izina rya fa. Muri kubyumva ariko tubivuge tubyumva neza, tumere nkaho twumva neza icyo bishatse kuvuga. Iyo bavuze ngo urufunguzo ni ikimenyetso gishyirwa kuri muhundwa nota, aho icyo kimenyetso gifungurirwa amanota yose ari kuri uwo murongo agafata izina ry'urwo rufunguzo, bisobanuye ko ikimenyetso cyacu ni iki ngiki twagishyize hano kuri muhundwa nota, aho gifungurirwa ngaha amanota yose ari kuri uyu murongo agiye gufata izina ry'urwo rufunguzo. Ubwo aya ngaya yose ni fa, iyi ni fa, habaye hari n'andi yose ari kuri uyu murongo yaba fa. Ni nacyo kimwe na hano, urufunguzo nguru rurafungurirwa hano, ubwo amanota ari kuri uyu murongo iyi ni fa. Habonetse n'andi yose araza kugaragara kuri uyu murongo yaba ari fa. Nicyo kimwe n'aha ngaha, ayaba ariho yaba ari fa. N'aha ngaha amanota ari yose ari kuri uyu murongo yakwitwa izina rya fa.
birasobanutse ntuzere ko mubyumvise. Umuntu utabyumva neza asubiza inyuma video abanze yumve definition y'urufunguzo, araza kumenya impamvu aya manota ari kuri uyu murongo yose ari fa. Nkuko nanone tukiri mu rufunguzo rwa soro, mwibuke urufunguzo rwa soro rufungurirwa kuri uyu murongo, uyu nguyu wa kabiri uturutse hasi, mu gihe urwa fa rufungurirwa ku wa kabiri uturutse hejuru. Iyo rero turi mu rufunguzo rwa soro ruba rufungurirwa kuri uyu murongo wa kabiri uturutse aha, icyo gihe amanota murabizi yose abari kuri uno murongo wa kabiri aba yitwa soro, kubera ko ariho urufunguzo rwa soro rugira rute rufunguriro. Ubwo ndumva ibyo bintu bisobanutse. Niyo mpamvu hano turamenyera inota ririhe, kurimenya dore ikintu turaza kwifashisha tutagendeye mu kigare, nubwo byanditseho ariko reka mbere ko byaturutse. Iyi ni do, iyi ngiyi ikaba re, iyi ikaba mi, iyi ikaba fa nkuko nabibabwiye kuri uyu murongo, iyi ikaba sol, iyi ikaba ra, iyi ikaba si, iyi ngiyi ikaba do yo hejuru. Ariko se byavuye twabanje turareba dusanga urufunguzo rwa sol rufungurwa kuri uyu murongo, bihita tumenya yuko iri nota riri hano ari fa. Tumaze kubibona turavuga ngo amanota akurikirana gute muri rusange. Ubundi nuvuga ngo uko amanota akurikirana tuba dusanzwe tubizi. Ubusanzwe uzi ko haba do re mi fa so la si do, cyangwa se ko tuvuga ngo do si ra so fa mi re do. Iyo rero amanota uzi ukuntu asanzwe akurikirana, uko ngo iyi ni fa, ubwo hahita hakurikiraho so, hakurikiraho si, sol, hakurikiraho ra, hakurikiraho si, hakurikiraho do. Noneho mu kumanuka niba uzi ko iyi ari fa, iyo umanuka urabizi ko hahita hakurikiraho mi, ubwiza wa mi, iyi ngiyi ibere, iyi be do. Naho ngaho biva nuko biba byagenze. Niyo mpamvu muri porute imeze gutya mu rufunguzo rwa credo fa ubona do iraha arahanga heri, nta handi biba byavuye. Uba wamaze kubona fa ahantu iri ukavuga ngo fa mi re do, ukahita umenya ahantu do iri, cyangwa se fa so la si do, ugahita umenya ahantu do iri, cyangwa se na si na ra byose. Ariko byatewe no kumetiriza aho urufunguzo rufungurirwa, ukamenya inota rihari ryari ryo, ugashaka andi manota ukurikije uko asanzwe akurikirana. Ibi ngibi birasobanukirwa, umuntu bisobanukirwa ni uwari usanzwe yarumvise urufunguzo rwa soro. Noneho hari abantu rero bahitaga babyibeshya bikabacanga kuva ati se amanota konzi ko dusanzwe tuyashaka muri ubu buryo arebeye muri soro, akabona hano byahindutse bikamucangamo, ariko ntibizongera kugucanga nuko biba byagenze. Ubwo no kuvuga ngo muzi neza ko iyo turi mufite urufunguzo rwa soro, iyi ngiyi aba ari soro ya hano. Niyo mpamvu usanga twavuze ngo so fa mi re do, ugasanga do ihereye hasi, sibyo? Ariko mubone rero itandukaniro, mubone n'impinduka. Urufunguzo rwa fa mu rwige neza, ubutatu uzazizana zombi zifatanyije. Ubwo rero hano ho ni ibisanzwe. Iyo maze kuyabona amanota usona uko bisanzwe, singira byanditse urasona utera n'igipimo nkuko twabimenyereye, ta umanuka unazamuka, do re mi fa so la si do. Ibyo bindi bisanzwe ko nabivuga umanuka, do si la so fa mi re do. Ubwo murabona aho bitandukanye muri kuhabona, ni uko nguko niyo credo fa. Rero ibyo wamaze kubyiga, wamaze kumenyera amanota ari gutya akurikiranye, uhita witangira noneho no kureba adakurikiranye byagenda bite. Aya ngaya nuko twabibonye hano ya kuri ku yindi channel ya Theo UBS and Music. Reka hano dufate ino myitozo numva ariyo tutabonye, hanyuma dufate n'indi mu gitabo. Impamvu nshaka kubaha imyitozo ihagije noneho nuko iyi credo fa nshaka ko tuyiga umunsi umwe. Iri somo rirasiga uyisobanukiwe, niyo mpamvu ndi kubyibanaho cyane, ndi kubitindaho kugira ngo ubutaha tuzaze dufata credo solo na credo fa porute ebyiri. Iyi ngiyi tuzayisa dushyiremo hano credo solo, hano dushyiraho credo fa, noneho tubihuze tumenye ngo hano hejuru muri iyi porute haba harimo amajwi abiri, ijwi rya soprano n'irya alto, hano hasi harimo ijwi
rya tenor n'irya bass. None turebe ngo ese icyo gihe amajwi ajyana ate, baririmba bate iyo barimo kuririmba, tuzabibona. Ariko birasaba ko nyine credo fa na credo solo urushusho ruraba rwamaze kuvaho. Noneho wa wundi wambajije iby'amagame n'amabemoro nk'uko yari yabimbajije, tuze kubireba, tuzabirebe nyuma yaho. Hano turavuga gute? Do 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 mi do fa mi do re mi. Ahanga kaduheraho do re mi fa sol la so. Muri ko byaturutse ya do yacu nk'aho twabibonye ahangaha. Nango twamaze kubona ko ingiye ari fa, tuvuga ngo fa mi re do. Tumenye ko ingiye ari do. Niba igiye ari fa, iyi ni so, iyi ra. Turongeye tuguruke kuri so nyine kuko aricyo bavuze. Ariko gato kanze basobanurire n'utu turongo abandi babwiye kuri Theo UBS and Music, ariko n'abandi turi kumwe hano nabo twari mu ishuri babibonye, ariko reka nze nabyo tubivuge. No kuvuga ngo kande bicake tuno turongo abantu bibaza ibyatwo, mbabwire yuko hano aka karongo kaba gaciyemo hano, aha tuno turongo buri kugenda mubona. Nababwiye yuko porte nubwo ari itsinda ry'imirongo 5 itambitse, 1 2 3 4 5 itambitse iteganye kandi intera iri hagati yayo ingana. Ubwo risubiye muri definition ya porte cyangwa se muhundwa nota, ni itsinda ry'imirongo 5 nibyo. Ariko iyo uri kwandika amanota ugasohoka muri no 50 ya mbere, ubu ugiye guhura n'indi 50 none iri hano hejuru itagaragara. Kimwe nuko na hano hasi nabwo isohotse umanuka, hano hasi uhura n'indi 50 nayo batashyize itagaragara. Ikikwereka rero kwihari nuko amanota yatangiye gusohoka, twageze hano. Iyo uvuye hano kuri solo, kanze byerekanire hano, iyo uvuye hano kuri solo, turi kubyemeranya ko igihe ari solo, twese twabonye aho byavuye. Uhita ugera hano kuri ra. Sasa rero iyo uvuye kuri ra ugera hano kuri si, ubu ngubu n'ubwangu biri mwahangaha. Noneho ugahita ugera kuri do, iyi ni do. Kugira ngo umenye ko ari do cyangwa se bigaragare ko ari do, hano hagomba kuba haciyemo akarongo. Aka karongo kaba gaciyemo hano ni kimwe n'iyi yose. Niba ngo hano haciye umurongo, hano hari undi murongo haciye nawo byerekana, hano ushatse wacaho undi, ubwo hano hakaba hari umwanya kuko bigenda bigaragara umurongo n'umwanya, umurongo n'umwanya, umurongo n'umwanya. Niko n'ubundi bigomba kugenda. Kuko uyu mwanya ugira agaciro kawo, byose nta cyo upfa ubusa. Ari umurongo ufite agaciro n'umwanya ufite agaciro. Niyo mpamvu hano uvuye ku murongo, inota rikurikiyeho risupozwa ko rigereranywa ko rigiye mu mwanya. Irindi rikurikiyeho rikaba rigiye mu murongo. Uwo murongo ugomba guhita uwucara kugira ngo bigaragaze. Nicyo kimwe rero nuvuga ngo iyi ni sol, hagakurikiraho ra, ubu hano habamo si muri uyu mwanya, hagahita haza do irimo iciyeho kano karongo. Noneho rero iyi ngiyi ni irihe? Umuhangu yaba yabibonye. Nuvuga ngo uvuye kuri do hano ukurikizaho re ihita ijya muri uno mwanya, iyi ngiyi ikaba mi. Iri nota ni mi kubera yuko twavuye ku murongo wa mbere w'iyi porte isanzwe, turasohoka tujya mu yindi porte y'imirongo yo hejuru, tubona umurongo wa kabiri, tubona n'uwa gatatu. Nuvuga ngo hano niba hano twavuye kuri solo, dukurikizaho ra, tugakurikizaho si, tugakurikizaho do, tugakurikizaho re, tukaza gufata mi. Ubushatse hano wavuga ko hari fa idaciyemo akarongo, ariko sorry nicyo kimwe na hano hasi. Nuvuga ngo iyo uri gusohoka aha hasi wasanga indi mirongo nayo itambitse itagaragara. Niyo mpamvu nayo hari amanota uzasanga aciyeho akarongo. Bigenda biti? Niba twabonye ko iyi ngiyi ari do, mu kumanuka hakurikiraho si, ra, sol. Nuvuga ngo muri credo fa inota riba ahangaha riba ari solo, nandicyo yo hasi. Iyi solo rero iyo uri kumanuka hano hakurikiraho fa. Iyo fa nayo ukayandikaho, ukayishushanya hano. Ubwo hazakurikiraho iyihe? Mi. Sasa rero mi izakurikiraho yo uzayicamo akarongo. Ubwo ni ya mirongo nababwiza bikomeje. Uvuga ngo
iyi 50 nubwo bihari hano hasi haba hari indi nayo tutabona gutyo ikomeje imanuka. Bivuze ngo rero iyi ngiyi ari soro, iyi ngiyi ikaba fa, inota uzandika hano uzaricamo akarongo ikazakerekana yuko yabaye mi. Hano naho hano hahita haza re itarimo akarongo kuko ugiye mu mwanya. Noneho ikurikiyeho hano hasi izacibwamo akarongo iba ari do. Ubwo ngira ngo naho buri kumvikana uvuga ngo iyi mirongo nuko uko ibimeze. Ya mirongo yacu bikomeye. Izi ntera zose rero zirakomeza zikabarwa nazo. Murabona yuko ndizera ko byumvikana. Reka noneho tugerageze gukora ino myitozo. Do re mi fa do mi do so fa mi re do. Reka tuvuge aha. Do re mi fa so la so do mi do so mi so do. Nuko aya manota tuzayaririmba. Mwabonye ko hano twagize do mi do so do re yaba irimo tuba twayivuze. Bivuze ngo hano rero hazamo re ariko tugende dufata mi kuko ntabyo baduhaye. Do mi do so mi so do. Nuko nguko muraza komeza mugende mubyiga. Noneho katurebe hano ko twavuga do mi so so do mi so ra ra re re so so do. Nuko turabigenza. Reka turebe no mu gitabo imyitozo imwe mikeya. Okay, noneho reka dufate ino myitozo nyine y'urufunguzo rwa fa, ariko mwabonye twa bya bintu nababwiye no ngo iyi porote y'50 itambitse hano hejuru. Hano babivuze ko imirongo igikomeje, nanone iyindi porute itagaragara. Ni nayo mpamvu turi kubona tuno turongo turi aha ngaha. Ubu uyu n'undi murongo, uyu n'uwundi, hano hajya n'undi hejuru y'iri nota gutyo. Iyo rero bigezeho ubisoma uko bisanzwe. Ni ngo iyi twabonye ko ari soro aha ngaha muri uyu murongo ibarira. Hano hagakurikiraho ikaba si. Ubwo ni ngo iyi ngiyi ihita iba do rero. Niba iyi ngiyi ari do, ari uyu murongo rero wa do, hano haza re. Iyi ngiyi ikaza kuba mi. Niyo mpamvu iri nota rimeze gutya ari mi. Ariko iyo haje inota, iyo irindi nota hano hejuru, ubwo riba riri hejuru ya mi kuko urabona ko risohotse muri uno murongo wa kabiri rero. Ubwo iyi ngiyi ni fa. Nuko nguko. Ubwo haje irindi rya soro hano twahita ducamo akarongo. Nuko nguko amanota bayabara ari hejuru yasohotse muri porute. No hasi nabibabwiye nuko ubigenza. Reka nze tuyasome noneho. Iyi ngiyi ni mi, ikaba fa. Ariko impamvu zabyo mwumvise aho bivuye, ntabwo ari ibintu biza bivuye mu kirere. Uhita ubona impamvu byabaye amanota yabaye yiswe uko nguko. Nuko uca indi mirongo hejuru y'ino porute ukagenda ubibara ukurikije umwanya n'umurongo, umwanya n'umurongo. Hano turasoma gute sasa? Izi ngizi ni do. Do mi do so mi do do do. So mi do. Izi ni do. Do do do. Ra re fa si do. Do do so so do. So mi do. So do mi fa fa re ra. So si fa ra. So do mi so re do mi mi ra do mi so do. Noneho uyu nguyu ukavuga ngo iki? Do do. Sibyo, iyi ni do yo hejuru, iyi ngiyi ikaba do isanzwe. Do do
so do si la so fa mi re do si la so 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 sibyo so so yo hasi do so so fa re si sibyo do si la so fa mi re do do so so fa re si. Reka tubivuge duterera mizire. Ubwo hano urabona ko haba habayemo intera nini. Ni nka twavuga ko ari nka intera ya gitave kubera yuko hano ubu uri kuva kuri do yo hejuru ugahita ujya kuyo hasi, wava kuri solo yo hejuru ugahita ujya kuyo hasi muri za ntera twize ubushize. Ariko noneho dufite urufunguzo rwa fa. Niyo mpamvu hano bisaba ubwitonzi bituma do si la fa mi re do do so so fa re si mi re do mi do si do re mi la ahangaha haravuga ngo reka twite kuri aya manota ngaya aya gutya. Turatuvuga ngo mi ra fa so do. Nuko nguko ni uvuga ngo ni intervale nyine. Ugomba kumenya ngo niba ari mi ya hano hasi urayishaka uyibone uhita uvugana mi yo hejuru uze hano kuri ra na fa so do. Ni ibintu nyine ugomba kwitaho. Reka dukomeze hano kuri uno mwitozo uyu so do si la so fa mi re do si la so fa mi re do. Hano turavuga ngo so ya hasi so do si re mi do do si la do. Katubikore neza do si la so do si so do si re mi do re mi so do re do so fa mi so do. Noneho twagera ahangaha izi ni zo ni solo zivuga ngo so do si la so la so mi. Aha dore rya nota nababwiye bivuga ngo kugira ngo umenye ko iyi ngiyi ari mi bisaba kubibara ukavuga ngo iyi niba ari solo mu kumanuka hano harakurikiraho fa. Ubu fa yabiri hagati ahangaha mu mwanya nyine, ariko iyi ndije mu murongo ihita ihinduka mi. Ubwo iyi ni umurongo wo hasi mu yindi mirongo itagaragara nababwira ibi hano hasi, niyo mpamvu iyi ari mi. Ubwo no mu gusoma tuzavuga ngo do si la so la so so la so mi do si la so la so mi fa so la so do si do. Okay, ariko ubwo amanota tuba tumeze nkaho tuyazamuye kubera ko ari za solo zo hasi. Reka tugerageze kubimanura aho bikwiriye. Hariya nimbaye nkuvuga amanota ari hejuru twavuga ngo byanyagizwa ngo so la so mi do si la so la so mi fa so la so do si do. Kubera ko aya ngaya nyine abaririmbiye hasi urabimanura. Reka rero imyitozo ya fa tuyigarukiriza ahangaha. Okay, nizere ko noneho byumvikanye mubibonye.
urufunguzo rwa fa nuko nguko rumeze. Nizere ko mu bigerageje kubona imyitozo myinshi itandukanye, wowe icyo uzareba cy'ingenzi gusa no kumenya ngo urufunguzo rwampaye ni urwa fa. Fa aho ifungurirwa haba hari utumenyetso tubyerekana. Ayo manota yose yo kuri uyu murongo nubasha kuyita fa, andi uzayashaka kandi bizoroha, kandi bisaba kugenda ubyitoza nyine ubimenyera kugira ngo umenye uko usona. Ariko kandi nanone birasaba ko rya somo twize ry'intera ry'ubushize mu masomo y'ubushize ubu wararyumvise neza, kugira ngo aho uzajya usanga inota ujye uhita umenye ko barisona. Ndabashimiye cyane, nitwara Imana Theophile, naho ubutaha.